tuguhaye ikaze kandi turagushuhuje wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, niba kandi utameze neza turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege kuko burya ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda, cyangwa uyu munsi bigakunda ejo bikanga, niyo forumire y'ubuzima tubayemo. Ubwo rero gucika intege byaba ari igihombo gikomeye, ahubwo turagutera inkunga yo gukomeza guhatana, ushikame urwane kigabo kugira ngo ube igisubizo cy'ibibazo ufite uyu munsi. Ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira, turashimira by'umwihariko buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni iby'agaciro gakomeye, turabibashimiye tubikuye ku mutima kuko ni mwebwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi kandi byubaka benshi. Turabashimiye rero aho muri ku isi hose hatandukanye, mudukurikira muri ahantu hatandukanye, turabashimiye pe. Uyu munsi rero nk'uko wamaze kubibona tugiye kuganira ku ngingo y'urukundo, ariko twibanda mu gusubiza ikibazo cyabajijwe n'umwe mu bakunzi bacu ubwo yabazaga ati ni irihe banga mwangira mu rukundo bikagenda neza. Nk'uko mumaze kubimenyera, niba ukunda gukurikirana ibiganiro kuri iyi channel, dukunda kuvuga cyane ku miryango n'ikintu cyatuma imiryango irushaho kugenda neza. Muri ibyo bintu bituma rero imiryango ikomera ikagenda neza harimo n'urukundo. Niyo mpamvu twiyemeje gusubiza cyangwa se kugerageza gusubiza uyu mukunzi wacu. Nk'uko twabivuzeho mbere, ikibazo yabajije kiragira kiti ni irihe banga mwangira mu rukundo bikagenda neza. Mbere y'uko tugerageza gusubiza iki kibazo, reka tubanze twibukiranye ubundi urukundo rusobanurwa gute. Mu ijambo ry'Imana ku bakunda kurisoma, Imana yatanze ubusobanuro bw'urukundo yerekana icyo urukundo ruri cyo n'icyo rutari cyo. Ubwo yagiraga iti urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, kandi rukihanganira byose. Nk'uko abenshi muri twe tubizi, urukundo rushobora gushingira ku bintu byinshi nk'uburanga bw'umubiri, isano y'umuryango, cyangwa se kwikundira kuba uri kumwe n'umuntu runaka. Ariko dukurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga mu magambo twavuze haruguru, kugira ngo urukundo rugire agaciro nyakuri, rugomba kurenga ibyiyumvo biri hagati y'abantu babiri, noneho rugahangayikishwa no guhora cyangwa se gukora icyarushaho kugwa neza uwo mukundana. Urukundo nk'uru rero turimo kuvuga rushobora kuba rwanasaba umuntu gucyaha undi cyangwa kumugira inama, nk'uko tubimenyereye umubyeyi abigirira umwana we iyo amukunda. Kugira ngo noneho twiyumvishe ukuntu urukundo rushobora gutuma ubuzima bw'umuryango wacu burushaho kugenda neza, reka dusuzume ingingo imwe imwe muri za zindi twavuze haruguru, ubwo twasobanuraga icyo urukundo ruri cyo ndetse n'icyo rutari cyo. Kubera ko umwanya utari butwemerere gusobanura ingingo zose, biratuma iki kiganiro tugitanga mu bice. Turagira part 1
ndetse tuzagire na part 2. So ingingo ya mbere tudatinze, twabonye ko urukundo rwihangana kandi rukagira neza. Niba udukurikiye muri aka kanya ukaba wubatse, ni ukuvuga ufite uwo mwashakanye, ese uramwihanganira? Baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ese igihe mwagiranye ibibazo wenda ugasa naho washotowe cyangwa se wageretsweho amakosa utakoze, ese ubasha kwifata kugira ngo wirinde kongera intonganya hagati yanyu? Birumvikana rwose ko urukundo rudashyigikira ikibi, ariko nanone ntirukabya mu kujora abandi, ahubwo rurihangana kandi rukagira neza, ndetse rukagerageza no gushaka impamvu nyoroshyacyaha. Yewe no mu bibazo bikomeye urukundo ruba rwiteguye kubabarira. Ingingo ya kabiri twavuze, urukundo ntirugira ishyari. Biraruhije cyane kubana n'uwo mwashakanye umukekakeka kandi nta mpamvu igaragara ihari. Ibi bibuza mugenzi wawe kubaho uko ari, ndetse bikaba byanamubuza no gusabana n'abandi. Akenshi na kenshi biratworohera kubona ingeso z'undi muntu, ariko burya birushaho kuba byiza iyo twisuzumye cyangwa se tukigenzura natwe ubwacu, kuko burya ntabwo turi abamarayika, nta muntu n'umwe uri umumarayika, twese turakosa. So guhora rero ukekakeka uwo mwashakanye bishobora kugusenyera urugo rwawe, kuko iyo bimeze gutyo bituma yumva nta mutekano afite na gato. Kugira ngo rero yumve atekanye, ni uko umwitaho mu buryo burangwa n'urukundo, ukamugirira impuhwe, ndetse icy'ingenzi hano ukamugirira icyizere. Ingingo ya gatatu, urukundo ntirwirarira kandi ntirwihimbaza. Abantu birarira cyangwa bihimbaza barangwa no kunenga abandi cyangwa se kubanegura. Niba ari ikinyarwanda cyiza nkoresheje sinzi, muraza kumbwira. Abantu birarira barangwa no kunegura abandi, bakabasuzugura, noneho bagasa naho bo bishyize hejuru y'abo bibasiye. Mu bashakanye rero, iyo hagize usuzugura mugenzi we, aba agaragaje umuco mubi wo kwirarira. Tekereza gato kuri iki kintu. Ese ujya wisanga urimo kuvugira mu ruhame amakosa y'uwo mwashakanye? Ibaze noneho amakosa yawe ariyo arimo gushyirwa hanze, wakumva umeze ute? Birumvikana ko bitagushimisha rwose. Urukundo rero ntirwirarira, haba mu kwihimbaza cyangwa se mu gusuzugura abandi, ubashyira hasi cyangwa se ubasebya. Niba uhisemo kuvuga ibihereranye n'uwo mwashakanye mu ruhame, hitamo kuvuga ibyubaka, bya bindi n'abakumva bakwigiraho. Nubigenza utyo, byanga bikunda urukundo rwanyu ruzakomera kandi rurambe. Naha rero dusozereje part 1. Ntago umwanya utwemerera gukomeza, niyo mpamvu iki kiganiro turagitanga mu bice bibiri. Turakurarikira kwitegura part 2, nayo izasohoka vuba ahangaha, ntuzacikane. Hanyuma rero imibare iracyatwereka yuko abantu benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri aba ngaba ukaba utarayikora, wenda bitewe no kutamenya uko ikorwa, reka tukunyuriremo muri make twihuse.
urebe hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo. Hanyuma niba iki kiganiro wagikunze, turagushishikariza no kugisangiza n'abandi. Reba hasi nanone y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho bituma ubasha kugisangiza n'uwo wifuza. Hanyuma natwe bitwereke ukanda ku magambo ya like, bituma natwe tugira imbaraga ntiducike intege mu gukora ibiganiro nk'ibi ngibi. Naho ubutaha rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, namwe mukore kandi muronke. Bye.